ndi wamahigo kankunda nkuko nanje nkukunda nagushyira mu bwanje bwangu kuko naba nisanze mu ijuru ntapfuye bimwe mu byananiye Yesu indi userutse ukura umurese wanyu ntose mbe Rwanda ruzira umwaga wamenyera iwabo w'uyu musore nako umuhungu haba bakuru nyabyenda utiyambika kenda nyiri ntonge arashaka gutaraka wowe muntu wari uzitwa intoragura amayugi agasonga rere gatinya umurimo gatinya gukora kagakorakora ko gakora mu ruhereko kifunga amakoti katanafite inoti ku ikonti none ngo kakunze inde wakunze ubu ababyeyi wakayigema rurangirwa rwangero rwasiba umwe ujya wumva baririmba mu ngeri aho umuco utarata injishi uzahahingukana iryo jisho bateriza utazi gutamba ngo wakunze ndesha wakunze uyu mwari w'umuyumbu w'uruhanga rw'uruhehemure n'imisaya idasumbana n'amasosa amarambye umusatsi w'igikaranka nyagasani yarantatse nyamuraza utazi n'izi wacu ngo uzankamira uti nzamukamishiriza icyuma natwe twari abana icyuma na bene wanyu inde urasama nk'isani ngo seka nibura ntunavuye ku kamonyi mu nzira ugenda witaza n'imbere ya so ntuseba none ngwete bisesemi byabikora imana uri inkurura agasambo usa n'agasambo k'ijoro usa n'agaseke kataye umutemeri none ngweki wowe uri igisobanuro cy'umusenzi ubanza uri n'umusinzi mbona unasaze byakubera bagucunga udacura agatebetebe hano harya ngo yakunze nde ngo inde ariko umworo ntakira umwaga koko umwanda umwaku n'ibyawe uberewe no kwambara injamba wiyampanga se dore ko mbona zenga mibereye harya ngo